Kongeye kubaha ikaze abakomeje gukurikira ibiganiro bya Amora Max TV. Reka dukomeze kwifuriza ibihe byiza aho muherereye hose, abari mu ntara y'Iburasirazuba, uburengero bwaryo, mu majyepfo, mu majyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abadiaspora. Reka tubabwire ngo ibihe byiza cyane. Ibiganiro bya Amora Max TV byo ntago tujya tubihagarika, bikomeza gukora ndetse natwe kandi tugakomeza gukora, dusaba Imana ngo ikomeze kudufasha, duhereze umwuka tubashe kubagezaho ibyo tuba twabateguriye. Ni byinshi twagiye tuganiraho, gusa muri aka kanya ushobora kuba ufite umukunzi, ushobora kuba ukunda, cyangwa se urakunda nta nubwo uri ushobora, ariko ujya wumva benshi bavuga ngo indwara y'urukundo. Ese indwara y'urukundo ibaho? Mu ijambo rigufi cyane ni yego. Indwara y'urukundo cyangwa se maladie d'amour mu rurimi rw'igifaransa ni indwara nk'izindi zose, ariko iyi ndwara yo itangirana n'ibimenyetso bitagaragara inyuma. Mu ndimi z'amahanga ni psychologique, biherekezwa n'ibimenyetso bigaragara inyuma, ibimenyetso biri physique. Indwara y'urukundo wundi iterwa n'iki? Iyi ndwara iterwa n'uko umuntu aba afite urukundo rwinshi, kwa kundi bavuga ngo umuntu ngo urukundo rwamurenze, ariko umukunzi we akaba atamuri hafi. Bikunda kubaho nk'iyo umukunzi wawe agiye kure yawe akamara igihe mutarabonana, kandi mu minsi yo gutandukana urukundo rwanyu rwayo rushyushye cyane. Iyi ndwara kandi ushobora kuyirwara mu gihe utandukanye n'umukunzi wawe kandi wari ukimukunze, cyangwa ugakunda umuntu utagukunda, cyangwa se ukamukunda yikundira abandi, wowe atakwitayeho cyangwa se atanakwiyumvamo. Ikindi ni ugukunda umuntu ariko we atazi kumukunda. Ibyo bintu byose ni zimwe mu mpamvu zumvikana ndetse zinagaragara hanze aha zishobora gutuma umuntu yarwara indwara y'urukundo. Ibimenyetso rero ushobora kubona cyangwa se ushobora kuba wagira mu gihe ufite iki kibazo cyangwa se mu gihe urwaye indwara y'urukundo, harimo kurwara umutwe, kubabara mu nda, gucibwamo, kudashaka kurya, kugira ibicurane kandi utari usanzwe ubirwaye, kugira isesemi, ndetse akenshi umuntu urwaye iyi ndwara nta muntu aba ashaka kuvugisha, cyangwa ugasanga aririza nta mpamvu. Gusa mu by'ukuri iyo mpamvu nyine ibihari, ahubwo abamubona nibo baba badashaka kumenya, cyangwa se nibo baba batabasha kumenya iyo mpamvu iyo ariyo. Ugasanga baravuga ngo runaka ari kwiriza, runaka yananiwe kurya, runaka byamuyobeye, muri make yarwaye indege. Ni inyito nyinshi zigenda zigaragara cyangwa se zumvikana bitewe n'akarere cyangwa se aho umuntu aherereye. Hari bimwe mu bintu bishobora kuba byagufasha kwirinda iyi ndwara y'urukundo, nk'uko twamaze kubibona yuko ari ibintu biba byaje wowe ubwawe ukaba utabasha kubikontorora, gusa bikaza. Mu by'ukuri ikintu gituma abantu barwara indwara y'urukundo byo twagiye tubirebera hamwe. Twagiye turebera hamwe yuko ari bya byiyumvo byabo biba byahindutse, bakaba barimo gutekereza umuntu umwe gusa. Aha rero hari uburyo butandukanye ushobora gukoresha kugira ngo wirinde iyo ndwara mu gihe wumva ushobora kuyirwara. Ushobora kuba utarayirwara, ariko mu by'ukuri ibaho, ntabwo wayikerensa kuko ibaho. Twamaze kubona ko ari indwara nk'izindi. Ikintu cya mbere cyagufasha kugira ngo wirinde iyi ndwara, gerageza gufindura ibimenyetso by'iyi ndwara hakiri kare. Ushobora kwiyumva ukumva urwaye ariko ukayoberwa icyo urwaye. Kugira ngo rero umenye ko urwaye indwara y'urukundo cyangwa se amour, ni uko rimwe na rimwe uzarwara umutwe wizanye, mu nda hazakurya, uzacibwamo, uzarwara isesemi, uzumva utagishaka kurya nk'uko bisanzwe, uzumva uducurane kandi utari usanzwe uturwara, ndetse akenshi uzasanga nta muntu ushaka kuvugisha. Mu ntangiriro twabibabwiye, muri iki gihe ushobora kwifata ukarira nta muntu ukuvuze. Niwibonaho ibi bimenyetso kandi hari umuntu uri gukunda cyane, uzamenye ko utangiye kurwara indwara ya amour, maze utangire ubihashye. Icyo ni ikintu cya mbere gishobora kugufasha kugira ngo urwanye iyi ndwara y'urukundo. Ikintu cya kabiri, nureba neza
uzasanga ibi bintu byose bifite inkomoko mu gahinda n'urwango wumva wifitemo muri iyo minsi. Nyuma yo kubona biriya bimenyetso ugomba kwita ushaka umuntu mubivuganaho. Impamvu ugomba gushaka umuntu mukaganira ni uko ahanini uba wumva ufite nk'ikintu cyatakaye cyangwa ukumva hari umuntu uri kubura mu buzima bwawe. Rero mu rwego rwo kwirinda kuremba ugomba guhita ushaka umuntu umwe mu nshuti zawe cyangwa se undi muntu wumva wisanzuraho ukamuganiriza ibyawe, kuko uko ubivuga ni nako bigenda bigushiramo, ari nako umutima wawe ugenda uruhuka. Niwumva ufite agahinda ukumva ufite ikintu kiri kukubangamira muri wowe, wakunze umuntu se, inshuti yawe yakwanze, kandi avuga uwo mukundana, wibyihererana. Gerageza ushake umuntu uganiriza, umuntu wiyumvamo cyangwa se wisanzuyeho, umuganirize, uzagenda uruhuka gake gake n'umutima uzagenda ubohoka. Icyo cyari icya kabiri. Dukomezanye n'ingingo ya gatatu izagufasha kugira ngo urwanye indwara y'urukundo. Uzarye neza kugira ngo udahita unanuka bidasanzwe. Bitewe n'ibihe bidasanzwe rero urimo, ushobora kunanirwa kurya ubundi ugashiduka warataye ibiro byinshi cyane. Aha rero uba ugomba kurya neza kugira ngo ubashe kurushaho gutekereza neza uburyo wakwivana muri ibyo bihe bibi. Indwara y'urukundo ishobora gutuma uhita unarwara indwara zindi zisanzwe kuko umubiri wawe uba warataye imbaraga. Aha rero ugomba kwitondera ibyo urya muri icyo gihe, kuko nibwo uba ukeneye kurya neza kurusha ikindi gihe cyose. Muri iki gihe kandi uzanywa amazi menshi cyangwa se ahagije, kuko uzaba uri gutekereza ku buryo buri hejuru. Uzirinde kandi guhugira mu biyobyabwenge nk'inzoga nyinshi, urumogi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bishobora gutuma ubasha kwiyibagiza. Ibintu bikoresha bizakwibagizaho gato ariko ntibigushiramo, uzababara kurusha mbere. Ibi kandi bizatuma igihe cyo kurwara urukundo kiba kirekire kurusha uko byari kugenda. Ahubwo yegereze tumwe mu tuntu ukunda maze uturye muri icyo gihe, bizagufasha. Ingingo ya kane, fata neza umubiri wawe. Aha bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko umubiri wawe utagomba kuba ari wuzira ibihe bibi uri gucamo ngo ufate nabi cyangwa se uwibagirwe. Niba ufite siporo usanzwe ukora, komeza uyikore kandi buri gihe. Niba kandi nta myitozo ngororamubiri wari usanzwe ukora, tangira urebe icyo wakora muri iyo minsi. Wajya muri gym tonic, wakwiruka, wagenda ku igare, wajya gukina karate cyangwa se n'ibindi. Ibyo byose bizagufasha kugira ngo gake gake ugende wiyibagiza ibyo bihe bibi uri kugenda unyuramo. Icya gatanu gishobora kugufasha kugira ngo wirinde iyo ndwara y'urukundo, ryama uruhuke bihagije. Indwara y'urukundo ishobora gutuma utekereza cyane ukibagirwa ko ugomba kuryama ngo uruhuke. Aha rero ugomba gukora ku buryo uzajya uryamira igihe kimwe ukanabyukira ikindi gihe kimwe. Uzirinde ibintu bikurangaza mu cyumba cyo kuryamamo nka televiziyo, mudasobwa, ahubwo wenda ushyiremo ibinyamakuru cyangwa se ibitabo bizagufasha kubona ibitotsi vuba. Ugomba kandi gushaka ibyo kuryamira no kwiyorosa byiza kandi bikeye bizatuma wishimira uburiri. Ibyo ngibyo ushobora kubyita akantu gatoya cyangwa se ibintu byoroshye, ariko mu by'ukuri ni ibintu bizagufasha kandi uzagenda ubona ko ari ingirakamaro nyuma. Icya gatandatu, gira ibintu bimwe na bimwe wikuraho. Iyo utandukanye n'umuntu ni byiza ko wirinda ibintu bimwe na bimwe bigusubiza mu bihe mwagiranye. Aho ugomba gutanga cyangwa se gutiza abandi amafilme y'urukundo mwarebanaga ndetse n'ibitabo bikwibutsa ibihe byiza mwagiranye. Please gerageza gushyira kure ibintu bikwibutsa uwo mwakundanaga, yaba amasede, yaba amafilme mwarebanaga, yaba ibitabo mwasomanaga ndetse n'impano za hato na hato mwashyikirizanyaga, ugerageze kubishyira kure. Ugomba kandi kubika kure amafoto ashobora kukwibutsa ko mwagiranye ibihe byiza, kuko bikomeza kukugiraho ingaruka mu gihe ukomeje kubireba, bigatuma umara igihe kirekire urwara indwara y'urukundo.
iyi ngingo ndavuga ko ari ingingo ikomeye, kuko ibi bintu byose tugenda ducamo tugenda tugira urwibutso, ibyo bita mu ndimi z'amahanga souvenir. Urwo rwibutso rero uhabwa n'umukunzi wawe iteka niyo muri kumwe uhora ubireba ukumva uramukunze, nibyo bikomeza kugutiza imbaraga zo kumukunda, kumva nta cyamugutwara. Mu gihe mutandukanye n'ibyo bintu ukabigumana, nta kabuza uzakomeza nyine wumve ko mukiri kumwe kandi mutakiri kumwe. Komeza ugume mu gihirahiro kandi bitari ngombwa. Icya karindwi twikomereze, gerageza gutekereza neza. Niba warashwanye n'umukunzi, ntabwo ugomba gutekereza ko ibintu byose bitazaguhira mu buzima. Ishimira ibyiza ufite ako kanya, nk'uburenganzira bwo kwigendera mu muhanda, kuba ushobora kuryama ukabyuka ntawe uguteraho induru ndetse n'ibindi. Ibuka ko uri umuntu uzi gutekereza kandi ufata icyemezo cya kigabo. Ibuka ko kandi uri umuntu ushoboye kwibeshaho nta bufasha bundi ukeneye. Ibyo byose numara kubyishyiramo kumva ko bishoboka, nta kabuza uzava muri ubwo buzima ndetse n'ibyo bitekerezo biba ufite. Niba umukunzi wawe atakuri hafi, itegera amanywa nijoro, urebe ukwezi n'inyenyeri, wibuke kuko uri kubibona nawe aho ariko ari kubibona, bityo wumve ko atari wenyine ndetse nawe utari wenyine. Ibi bizatuma wumva ko muzongera kubonana ndetse mukongera no gusubirana umunsi umwe igihe nikigera. Wikumva ko igihe cyarenze, wikumva ko kuba atari hafi yawe ubuzima bwahagaze. Akuri kure ariko mu mutima muri kumwe. Ingingo ya 8, kimwe mu bintu bishobora kugufasha kugira ngo wirinde indwara y'urukundo, ni ugutanga umusaruro mu byo ukora. Iyo urwaye urukundo ucika intege ndetse no mu kazi ntubugitanga umusaruro nk'uko bisanzwe. Ni byiza ko wandika ahantu ibintu byose uteganya gukora, ubundi utekereze ku buryo ugomba kubirangiza. Nubwo bitoroshye, ariko gerageza byibura utangire ubikore. Tangira uha agaciro ibintu bimwe wari usanzwe utitaho. Aha ni nko kwihemba igihe kimwe mu byo wihaye gukora ubirangije. Ihembe ntabwo ugomba kwiha igikombe nk'iki kipe yatwaye shampiyona, ariko niba wanditse umushinga ukawurangiza, fata nk'umwanya ujye nko kureba ikipe ufana iri gukina. Sinkubeshya uzavayo wishimye, ndetse na bya bindi byaguteraga stress, uko byagenda kose uzaza byagabanyutse cyangwa se byanashize, ibyo birashoboka cyane. Icya 9 rero, shikama mu kwemera kwawe. Niba ufite ukwemera runaka, ni igihe cyiza cyo gutera imbere mu kwemera kwawe, bikagufasha kunesha ya ndwara y'urukundo. Ifashishe gusenga nk'intwari, guha imbaraga ndetse n'amahoro mu mutima. Aya mahoro yo mu mutima kandi azaguha imbaraga zo kunesha ya mibabaro yose ituruka kuri ya ndwara y'urukundo. Fata Bible, fata Quran uri mu musulman, n'ibindi bitabo bigiye bitandukanye bishobora kugufasha, hanyuma ubisome. Amagambo arimo ndetse n'ubutumwa burimo bishobora kugukomeza, bityo ukarwanya ka gahinda ndetse n'umubabaro. Icya 10 ari nacyo cya nyuma, sohoka ubundi uganire n'abantu. Ntabwo buri gihe uzumva ko ugomba gusohoka ari ukuri kumwe n'umukunzi cyangwa se n'umuntu uri kugutereta cyangwa se wowe uri gutereta. Oya, ushobora gusohokana n'abandi mukajyana guhaha, gukina, gutembera se, mu nama ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba ukunda kuganzwa n'indwara y'urukundo iyo uri wenyine, reba ukuntu waba uri kumwe n'abandi, ariko ntuzashake gushyiramo imbaraga ngo ugire umubano ukomeye cyane nabo muri kumwe. Ni byiza ko igihe uri kumwe n'abandi, uwuriwe ugomba kuba uwuriwe wowe gusa. Reka ibintu bigende ku murongo uko bisanzwe, ibyo bizagenda bigufasha. Reka dukomeze kwifuriza ibihe byiza rero abakunzi ba Amora Max TV. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Amora Max TV. Nothing